ribu nibyo narindimo mvuga niba yumvisha inoti banyakubahwa abayobozi ni murengera ubwoko bw'Imana erega Imana yabashizeho mu gihe nk'iki kugira ngo mubashe kurwanira ishyaka ubwoko bw'Imana niba abantu batangiye kwataka umupfakazi umaze igihe gito yabuze umutware we aracyari mu gahinda bari kumugerekaho ibikomere bari kumubyina hejuru mbese ari nka kera twabango bafite uruhare mu rupfu rw'umugabo umuntu yakizwa ate umuntu yakizwa ate yakizwa atari kureba umupasiteri wamuhagaraga imbere avuga ibyubaka imbere arimo kuvuga ko yasambanye avuga ko Imana yamweretse ibintu by'ibi Imana ntabwo ireba nk'abantu ntabwo irikora nk'uko mukora nimuve mu magambo nimureke kwigira abafarisayo mwandyarya mwe mwaretse ibyo muri arya yabariza Imana arya yabariza abantu Imana ariko ivuga iti Imana ivuga iti ahubwo nka n'umu evangeliste mbiri ivuga Imana iravuga ikajya kuvuga ibintu bidasobanutse ikajya kuvanga urusaku rurembeje abantu ku buryo kujya kuri kamera ukajya guhanura ntago bibaho biriya ni reka tubyite siyasa tubyita amaco y'inda ngo nibabona mpanura ngo barahamagara aho umuntu avuga agafata telefone agahamagara umuntu akarikodinga babiziranyeho akavuga ati bagateretana kandi ari imitwe ese ubundi batandukaniye he n'aba bantu MTN irwi ivuga birirwa batuburira abandi wakora iki kuri ku bantu b'abastari twari tumenyereye muri industry bari bamenyerewe kuza bakavuga ijambo ry'Imana tugafashwa akajya kugatuti akigisha umuntu agavuga atamina ati ndaruhutse ubu barajya kuri mikoro agiye kuvuga ngo nasambanye na runaka hano wazi uri kumva ese ndagira ngo nibaze na Noheli iyo wowe wifashe ukavanga Imana yakweretse muraho neza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi nk'ibisanzwe murabizi ko tuba dufite ibintu byiza cyane ibibwiriza byiza ijambo ry'Imana ubuhamya nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'umukozi w'Imana hano araza kutubwira ijambo ry'Imana ari kumufasha dusesengure gato ku bintu rwose byakomeje kuba gaterera nzamba kanyina nzamba jante abantu bari gutwika urabona umuntu avuze ngo ariko se burano reka mvuga ko atari gutwika kuko simbi ntago umuntu yabyita gutwika ahubwo umuntu yavuga ko abantu bamaze gushakisha indamu cyane kurusha gushaka Imana umuntu agire gutya ajya hari avuga ati ngewe rwose uriya mudamu wa Pastor Theogene n'uwanjye narabyereke ati ngewe na mutesi gutya ati na claude byabaye gutya ni ibintu umuntu ashobora kwibaza aho biri kugana undi yagera gutya nawe ati ohereze undi audio byo byose turaza kubigarukamo yego reka dutangire rero utwibwira deni unadusengere duhite twacana engene nitwa Jean Damascene afite gentil nkaba nkunda kugaragara cyane mu itangazamakuru cyangwa se mu ivugabutumwa byose kandi shima Imana ko ikindindiye muri uyu murimo indinze mu bihe nk'ibi bikomeye ibihe by'ubuheneberi ibihe Timothée yavuze Paulo yandikira Timothée niwe avuze ati mumenye mu minsi y'imperuka ko bizaba bicika ese iminsi y'imperuka bone urabona ko nabundi tuyirimo reka dutangiye dusenga nkuko bivuze ngaruke dukomeza Mana turagushimye kuri Imana nziza tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga warakoze kuturinda uduha igihugu cyiza cy'u Rwanda tukibamo kandi Imana turagushimira yuko ukomeje kuduha ubumwe ndetse n'umutuzo mu mitima yacu turagushimye rero ko bwa buri umwe wese ugiye kureba iki kiganiro kugira ngo umwagure mu mutima we umuhe ubwenge kandi kirenzeho umuhe kukumenya by'ukuri mu izina rya Yesu amen dutangire rero se ijambo ry'Imana turarizaho mu kanya kamanze kumaze yego nta kibazo abantu nyamuneka oroza kubihuza n'ijambo ry'Imana mu kanya ubundi niyo gahunda umuntu agire gukejo bundi ati ngiye rwose avuga n'ibintu by'indimi abantu basigaye bavuga indimi ariko zirandimi bavuga ubundi bari kuzikura ubundi abantu b'evangeliste twarimwe mu bamubiza basigaye baboroka indimi bone basigaye baboroka indimi
indimi zabaye zimwe z'umuriro, ziba zimwe z'inka, ziba zimwe z'ibisimba byose, mbese indimi zaje kuba indimi n'akantu k'ibisimba wana ndetse nkubeshye ndetse ziriya ndimi bavuga ubundi nizo mu kihe gihugu ngo cyo mu ijuru hari igihe aba ari iz'Imana. yego tuzabona iby'amaso atabonye n'iby'amatwi atugeze yumva, ariko ziriya ndimi bavuga ntabwo nzisobanutse. Ariko hari igihe aba ari iz'Imana, hari igihe aba ari iz'abantu. Imana ariko ivuga iti, Imana ivuga iti, ahubwo nkawe nk'umu evangeliste mbwira ivuga. Imana iravuga ikajya kuvuga ibintu bidasobanutse, ikajya kuvangavanga. Iyo wifashe ukavuga ngo Imana yambwiye ese uwo nguwo wibwira we ntago ashobora kumva kandi Imana ikamusanga ikamwibwirira. Kuki se ijya kukubwira kabinyuza mu ndimi? Ariko wari wabona umuntu uvuga mu ndimi kuri kamera, akajya mu ndimi akavuga kuri kamera, abantu bose bakabona ko ari mu ndimi. Ijambo ry'Imana, indirimbo ya 50 mu gushimisha Imana iravuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, ngo dore urusaku rurabarembeje. Bone urusaku rurembeje abantu ku buryo kujya kuri kamera ukajya guhanura ntago bibaho. Biriya ni reka tubyite siyasa, tubyita amaco y'inda, ngo nibabona mpanura ngo barampamagara. Abantu benshi cyane basigaye babiriramo, babiriramo bakajya muri izo ndimi zabo, bakajya gushakisha amafaranga mu bipangu. Kera hajyaga haboneka abantu baza basona, barimo basona ngo mwamfunguriye. Ubu ngubu baravuga indimi kugira ngo bamubone, n'izi nimero ziba ziriho kuri ekara baze nyine bamuhe. Nugusabisha Imana mu buriganya. Reka tubishyire muri gospel industry. Ese kuba umuntu yagenda agapanga nka prank akavuga ati ngereka prank iki cyuma yateye muri gospel, ese byateye bone byateye nk'ubu ngubu nkifata nkapanga n'umuntu tukajya kuvuga ibintu bidasobanutse bitahesha Imana cyubahiro, kugira ngo twebwe dutwike. Nimwe mu basore mu byita ngo nagatwiko, ariko twebwe tubona ko isi yarangiye. Aho umuntu avuga agafata telefone agahamagara umuntu akarikodinga babiziranyeho, akavuga ati bagateretana kandi ari imitwe. Ese ubundi batandukaniye he n'aba bantu MTN irwa ivuga birirwa batuburira abandi? Batandukaniye he bone? Aho umuntu aguhamagara ngo nyobeje amafaranga ngo kuri nimero yawe, nabira nukuyobya uburari. Byararangiye, abarimo barayobya umwuka wera, barimo bariyobya, ahubwo bararangiye mu mutwe wabo barimo busa. None se ubu dukora iki ku ibintu bihagarara? Wakora iki kuri ku bantu b'abastari twari tumenyereye muri industry, bari bamenyerewe kuza bakavuga ijambo ry'Imana tugafashwa, akajya kugatuti akigisha umuntu akavuga ati amina, ati ndaruhutse. Ubu barajya kuri mikoro agiye kuvuga ngo nasambanye na runaka. Ibyo bimarira iki? Biramumarira iki? Arumva adasenye itorero yashinze, arumva ku itorero rye hagiye kuba ikibone. Manzi urabyumva uti? Iyo wanye umuntu arimo arifata akajya hariya kugira ngo yerekane ko ari igihangane. Ese niba warasambanye n'abantu n'ubutwaro uza kurata kuri mikoro? Ni ikibazo gikomeye cyane Gentil. Ariko reka tugaruke kuri uyu muhungu witwa Noheli. Waramwumvise? Naramwumvishije ngo sibwo waramwumvise. Noheli ngo arashaka kureba uko yigenza ngo na madamu wa pasiteri theogene. Ni biriya bintu wowe niba warabikurikiye warabyeretse, wabonye impeta y'ikaraga ngahita yambika madamu pasiteri. Ariko reka mbanze mbabwire, ni gute ubundi Imana ishobora kukwereka ikintu cy'igipirate nka kiriya, akakwereka ibintu mbese kwambara inkweto zambusanye sinzi uko. Eminyawe mu kiganiro cyanyuze ku rugendo ndumva online TV kwasa mu Gakire. Eminyawe yarakaye cyane. Ikiganiro cyari kirimo ndumva Amaji de Braka, Pastor Claude, Eminyawe n'abandi banyamakuru. Dore Mbogo namubonye. Na Dore Mbogo nawe yarari. Utekereza kugeza ubwo nyine na Dore Mbogo asigaye yinjiramo. Urumva? Eminyawe yarakaye cyane ndabibona. Ku buryo n'abanyamakuru bamwe n'abantu bari bahari barakaye. Barimo babaza uriya muhungu Noheli niba ibintu yahanuye koko yarabibwiwe n'Imana. Bamubwiye bati Eminyawe yabanje aramubwira ati duhe ibimenyetso byibuze 3 byerekana ko ari Imana yakubwiye ko ugiye kujya mu cyimbo cya theogene. Umuhungu numva nta nubwo ari no kubisobanukirwa neza. Yabisobanukirwa gute se? Barongera Eminyawe barongera aramubwira ati kuva wabaho, yego wari wahura amaso ku maso
na madamu Asiya. hano wazari hano wazi uri kumva ese ndagira ngo nibaze na Noheli iyo wowe wifashe ukavanga Imana yakweretse warangiza ugahita usohora ikintu kimeze gutyo ngo Imana yakweretse madame pasteur ese urabona umugore w'umushumba wubashwe uri wo gukina nawe mutaranahura utanamuzi ariko reka tubanze tunavuga ibintu bifatika ni gute umuntu wahari yagurya utarahura n'umuntu ashobora kubyuka agatekereza ko agiye kubana nawe ese niba Imana bikweretse ni ngombwa kugira ngo ikibazo dufite nkunda kukivuga akanwa abantu bafite iminwa barashyushye mu kanwa kabo harashyushye ku buryo bapfa kuvuga gusa muri makeya nta kizima bafite kandi mujye mumenya yuko Bibiliya ivuga ngo akanwa k'umukiranutsi kararema kandi noneho akanwa ntago kakira nese kaba kari k'umukiranutsi kakayakurema ibinyoma ntago bishoboka mumenye yuko ari ijambo nashatse kugira ngo tuvugeho hano muri Bibiliya muri Luka reka risome ubundi tunabihuye muri Luka igice cya 12 umurongo waho wa mbere ntago turenga umurongo umwe avuga ngo muri ico gihe abantu ibihumbi byinshi bateraniraho ari ndetse bigezaho bakandagirana ngo nuko ngo abwira abigishwa bati mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryaryo ndashaka kugira ngo mbabwire iri jambo nuko Yesu yarayobeye abantu ari kumwe nabo mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo mubanze mwirinde mubanze mwirinde umusemburo w'abantu bigize abakozi b'Imana mu nzu y'Imana harimo abantu batangiye kwigira abakozi b'Imana abo bantu rero bigize abakozi b'Imana kandi ari pirate abo ngabo nibo barimo kutwoza abantu hasi ugasanga guhindukira ko abantu biri kwanga umuntu yakizwa ate yakizwa atari kureba umupasiteri wamuhagaraga imbere avuga ibyubaka imbere arimo kuvuga ko yasambanye avuga ko Imana yamweretse ibintu Imana ntabwo ireba nk'abantu ntabwo irikora nk'uko mukora nimuve mu magambo nimureke kwigira abafarisayo mwandyarya mwe mwaretse ibyo muri mwaretse kwigira indyarya ese imikino muri kudukinira kwerekana ni iyihe iyo mikino muri gukina irashaka kwerekana iki iyo we pasiteri mutesi nawe pasiteri claude mwifashe mugakora ibiganiro umwe ku ruhande undi ku ruhande ese mubona bizarangira ryari ni ikihe kintu tugiye gukora ese ni iyihe vision ni iyihe vision muri gutanga iri imbere mu ijambo ry'Imana mujye imbere ya kamera mwihane bantu bakozi b'Imana ni mujye imbere ya kamera nkuko mwagiye mujya guhanura ibinyoma mujye imbere ya kamera mwihane ni muvuge ibyubaka imitima y'abanyarwanda turashonje dushonje ijambo ry'Imana abanyarwanda dukeneye umwuka wera abanyarwanda dukeneye kubana n'Imana ntago abanyarwanda dukeneye amatiku ubundi Gentil yego ku mbuga nkoranyambaga umukozi w'Imana nyawe wahamagawe yagakwiye kujyaho agiye kugira ati umukozi w'Imana nyawe yakagombye kujya ku mbuga nkoranyambaga kuri social media agiye kuvuga ibyubaka imitima y'abantu yakagombye kujya imbere ya kamera agiye kuvuga ibintu bishobora gutuma umusosiyete nyarwanda yaguka ntago yakagombye kujya imbere ya kamera agiye kuvuga amateshwa abo basigaye bajyaho bari no gutukana ngo no badatukana barashaka hiti manzi barashaka hiti barashaka ngo ngewe ngo kubera yuko ngo nahuye na runaka wenda urugero nimvuga mutesi ko ari umusitari baraza kureba views zirabanyisha murashaka views aho gushaka Imana murashaka views aho gushaka imitima y'abanyarwanda kwihindukira ese iki gihugu muri kukiganisha he mwandyarya zantewe noneho rero tugaruke noneho nicyo wagira inama haba kuri abo ngabo bavuga ibyo ubwo turagaruka kuri uwo Noheli tugaruke kuri abo ba Noheli ariko waretse kumubwira mu matwi yanjye ngiyaranjye ariko uriya musore akeneye Imana niba ni umusore se buriya ni umusore ahubwo niba ni umusore ntabwo akiri umusore yarenze ubusore ese Gentil wabonye akavideo ke aryamye hasi umukobwa muri hejuru ari guceza wabyihoreye koko ibyo byose mpora mbibona ese ni iyihe mpamvu ituma bagumya kujya gutwika kuri social media bitwaje Imana babeshyira Imana niba uri gukora bibi
kubera icyo ushaka kugira ngo bijye kumugaragara usenye umurimo w'Imana wagumanye ukuri kwawe. Buriya nkunda umugabo witwa padiri nimuvuga amavugo, padiri uyu nguyu ubwiriza muri Kiliziya Gatolika, arigisha yarangiza akavuga ngo ni amayobera matagatifu. Uriya mugabo ndamukunda. Namwe rero niba byarabananiye mukananirwa kwifata iminwa yanyu, iminwa niyo yabaye ikibazo reka. Yego. Nagiye kuri kamera mukaba muti na amayobera matagatifu tiamena ni mutaye. Agatangira bakavuga ubutumwa bwiza. Bakavuga ubutumwa bwiza bakamenya Imana. Buriya si ukubabeshya. Nanga indyarya. Nanga indyarya amakozi Imana amaze kugiramo indyarya. Hamaze kugiramo indyarya ngewe nje hano nje kwiyama indyarya. Yakada. Ababeshyi bagurukiye indyarya. Abantu bashaka kwishyira mu madini batarimo bari gusebya itorero ry'Imana, abo ngabo ngenda bahagurukiye. Si ukubabeshya, nzanwe no kubabwira ngo nimuve mu byo murimo, nimuve mu mateshwa. Igitabo gisobanutse gifite ubuhanuzi buzima ni Bibiliya. Niba udakoresheje Bibiliya urimo kujya kuri kamera ujya kuvugira icy'Abanyarwanda, nta kintu ufite icyo ugiye kubwira abatuye isi. Kukwera ikikura ngo urashaka hiti, urahitinga se ko nuwapfuye bamuvuga bamwandikaho rest in peace. Birarangira. Babonye umuntu wapfuye ukuntu abahitinga umunsi umwe, nabo bazahitinga umunsi umwe. Iyo umuntu yapfuye baramupostinga, abategereje kumpostinga napfuye mwihangane kuko ntabyo mubona azabona vuba. Ndashaka kubabwira yuko ndashaka kubabwira ngo nibareke guhitinga nk'umuntu wapfuye umunsi umwe, kuko muzahitinga umunsi umwe bigibagiranye. Ubu turi ku nkuru zanyu minsi yashize twari ku nkuru za Mutesi na Claude, tugeze ku nkuru ya Noheli, tuzagera ku nkuru z'abandi. Reka mbabwire ni rest in peace. Mbashyireho umurongo kabisa. Murapfuye, muri abapfu. Ariko nibatura ntago bapfa. Muri abapfu nibatura ntago bapfa. Nibagaruka barazuka. Ntabwo ngende kuvuga ngo wenda ngo bajye hariya bavuge, ariko byabasaba n'imbabazi ko burya Abanyarwanda dukeneye imbabazi zabo. Baratubeshya. Ese niba mvugana n'Imana urinjajwe, ubundi by'Imana yakubwiye niwe yabibwiye, yakubwiye ngo ujye kubibwira Abanyarwanda. Hari agashashi kacitse kajyaga kangiza ibidukikije bitaga akajajwe, kagakara mwe muri abana ntimukazi. Abantu bigize amashashi, kandi mu minsi mikeya turabakubura, turigiza bari kwica ibidukikije. Ushatse kuvuga ko hiti bari gushaka itazamara igihe? Nta gihe, nta burambe ifite. Umva nkubwire manzi, nta gihe bafite, ni rest in peace. Nimbivuga ubyumve neza. Niba umuntu ajya hariya audio wayumvishe, iriya ni audio y'umukozi w'Imana. Theogene we yagize gutya, umuhanuzi uri uherutse gufungurwa, yoherereza audio, kandi tuyibona turaza kuyikina, ndabona itari hafi. Iri hafi murayishyiraho muzaza kwiba. Yoherereza Noheli iyo audio iri ngo audio ibone ya telefone iri. Fone se kuba wayijugunye ije kuri reception. Reka nyiza aramwoherereza, ndumva nayumvise abwira Noheli ati rwose uriya mugore rwose mbega aganisha ko yazamugira, yazamubera umugore. Ntabwo ari iyo sansi yabivuze. Harimo ubuhehesi. Reka dushake iyo audio. Harimo ubuhehesi. Reka nzane iyo audio ni audio ndumva nayibonye. Ngiye ishyiramo nayo wumva. Kinapenya. Aho yararimo ashaka nk'usaba imbabazi. Nyumvira. Nitutsi. Ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga, urabizi uruwanjye banirinze kuvuga nk'icecekera, we bayaze gusa kandi n'ibicamo uzamubenura uzamutikure ngiye rwose ntugire ikibazo. Umuhanuzi nibishaka Theogene, ubwo nibwo butumwa yoherereje Noheli nyuma y'ubuhanuzi yahanuye. Mbanze mbabwire aya materime ari gukoreshwa n'abakozi b'Imana ni terime bwoko ki? Awe tubwire. Ni terime bwoko cyaho umuntu avuga ati niyinyuramo nyine uzamubenure.
ahubwo reka mbanze nkubwire wari uzi kuko ko Imana igiye kuba benura ari ubundi hari ikintu batagomba gutinyuka umukozi w'Imana ntago bamutinyuka gutya yego ni gute utinyuka umukozi w'Imana ukajya kuvuga ibigambo harimo wavuze ngo Madame Pasiteri Asiya niba muriza irira rigatakara hasi barahura n'ibibazo guhura n'ibibazo gusa ahubwo no gupfa barapfa si ukubabeshya niba batangiye kwataka umukozi w'Imana kuri ndagira ngo mbamenere ibanga aba bantu bagiye kwatakwa n'imbaraga zikomeye ziturutse mu ijuru bagiye kubona ingorane hahandi bagiye kwicuza ibyo bakoze yewe reka nkubwire Noheli reka mbabwire niba utihannye imbere ya kamera kubw'iyi audio wumvishije wakoze ibi bintu mwakoze ntago bibaho ngo mbarashaka hiti wabyumvishije ngo iyo ubayishyize kuri channel yawe yazamuka irazamurwa n'iki my friend iyi channel yawe irazamurwa n'iki n'amatiku irazamurwa n'amagambo ngira ngo yagakwire kuzamurwa n'ubutumwa bwiza yakagombye kuzamurwa n'ubutumwa bwiza ubutumwa bwa Kristo Yesu ariko reka mbabwire Kristo Yesu yari umuhanga ibintu yavuze byose biri gusohora yaravuze ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka ibintu bizaba bimeze gutya aravuga ngo antikristo nabamanukira abantu bazatangira kwita Kristo sico bigezwemo iyo umuntu atangiye kwita Imana ko yavuganye nayo erega Imana ivugana n'umwana wayo niba wise ko avuganye n'Imana ukagereka aya magambo uragana rero ngo mutinya ngo ko babavuga ngo bazagana ngo iriye reka mbabwire njyewe ntabwo bamfite bwo kujyayo niyo Kristo yagaruka ndababwira yuko Imana ije kukubenura ahubwo ibyo wavuze niyo igiye kubenura igiye kugucurika kandi wowe iragucurika nabi kuko urarangirira habi niba naribu ikurikiye niba yumvishe inoti banyakubahwa abayobozi ni murengera ubwoko bw'Imana erega Imana yabashyizeho mu gihe nk'iki kugira ngo mubashe kurwanira ishyaka ubwoko bw'Imana niba abantu batangiye kwataka umupfakazi umaze igihe gito yabuze umutware we aracyari mu gahinda bari kumugerekaho ibikomere bari kumubyina hejuru mbese ari nka kera twabango bafite uruhare mu rupfu rw'umugabo ariko reka mbanze mbabwire banyakubahwa ni mu gihe cyo mubikora yego nsoza ndagira ngo nkangurire abakozi b'Imana bajya kuri social media ni mwiga amagambo mugomba kuvugira kuri social media niba mushaka gukorera Imana by'ukuri n'abanyarwanda ni muvuga ibyubaka imitima y'abanyarwanda Gentil TV mushobora kuhasanga ibiruhura umutima ndetse no kuri Bimenyekane TV ukahasanga ibiganiro bishobora kugufasha mu buryo bwose reka dusoze dusenga Imana wenda tutarasenga reka tubwire abantu tubibutse ko nyamuneka ushobora kujya kuri Gentil TV ugakora subscribe kugira ngo ibintu bigomeze bigende neza ukajya kuri bibi ariko twebwe ntabwo dushaka agatwiko ntabwo dushaka agatwiko kari muri negative turashaka agatwiko kari muri positive ariko bakozeho baba bagize neza ukajya kuri Bimenyekane TV ukajyaho nyamuneka muteze imbere abakozi b'Imana mu buryo buri positive ujye ubigerekaho nimuteze imbere abakozi b'Imana mu buryo buri positive naho iyo ugiye kunyuzaho ibintu by'amangambure kuriya no kuri Imana irababaye mwakoze kubana natwe God bless you Imana bamugisha cyane murakoze cyane Imana ugira neza uri Imana nziza bana n'imitima y'abanyarwanda bana n'abaduteza amatwi bose kandi ubahe iby'imitima yabishaka turakwinjize kugira ngo abagabo abagore b'ibigoryi bave mu butumwa bwiza uvangure intama mu ihene kugira ngo igihe nk'iki ubutumwa bwawe busakare ku isi yose urakoze mu izina rya Kristo Yesu tubyambajemo amen.